iki kintu mucyumve. Abo mwita abashumba ba apotre nabande amateito yose bitwa nabo ni intama mu cyanya cy'uruguri rwa Kristo. Ubwo intama ihamaze igihe ntiyayobora izindi, nta numwe ndi ku ruhande rwe, nge ndi ku ruhande rwa Kristo. Niba ari ikintu umukristo akeneye mbere yo gukira ibyaha, akeneye kubanza gukira idini. Noneho nawe rero waba ugiye kuyobyamo abantu, kuko niba ndabayobya mbayobora, ndayobya umuntu umubwira kujya kuri Kristo. Iki kiganiro cyateje intambara gicamo n'ibice i Vatican. Adini rizabura umugeni se nta mukwe bazashyingirwa nande? First of all banza umenye ngo idini ni iki. Idini ni imigenzo, amahame n'amategeko, ntabwo idini ari Bibiliya. Hanyuma itorero ni iki? Ijwi ry'umukanguzi. Twongeye kubasuhuza kandi tubashimira mwese mudukurikira umunsi ku wundi. Ni umugisha, ni amahirwe akomeye cyane ko twongeye kubana namwe, kandi natwe twongeye kubonana habaciyemo iminsi. Ngiye rwose ku giti cyanjye sinari mperutse umukozi w'Imana cyane hano kuri kamera, nubwo mu busanzwe n'abari turi kuvugana n'iki, ariko hari haciyemo agahe tutongera kuganira. Yego. Kandi iyo twaganira rwose tugirana ibihe byiza cyane. Amen. Ndakwakire Evangeliste Niyomugabo Aniseti. Imana ishimwe. Habiyaremye. Murakoze cyane. Asante sana. Reka dutangire ikiganiro n'isengesho, ibindi turakomezanya. Imana igumugisha. Sebo wadusengeye? Uyu munsi nabasengera. Okay. Ubwo turi ubwo nanjye ngo twanabasuye ariko biri hose. Yego. Ariko uyu munsi reka nsengura usoza. Urakoze cyane. Yego. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, Mana igira neza, Mana yahozeho kandi Mana izahoraho. Tugushimiye kubw'uyu munsi, tugushimiye Data mwiza kuko kongera kuduhuza, tuvuga ibyawe, tuvuga ijambo ryawe, tuvuga iby'ubwami bwawe. Reka natwe mu ntangira kugira dusoza Data mwiza, ubwenge bwawe bubane natwe mu byo tuvuga byose. Tubisenze tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Amen. Usenze isengesho nk'iry'ibiryo. Ubwo nugufu shingiyo cyane byari biririmo. Iyo umuntu ari gusengera ibiryo, making sure ko ari busoze bitarahora. Twongeye kwishimira kwakira kuko nabivugaga, ariko reka utangire wibwira abantu ushaka kubadukurikira ubwa mbere. Ikiganiro cyo kizagera kuri benshi, hari umuntu ufungura akavuga ati ariko uramugaho namubonye none reka agiye kumwumva. Yego. Amazina ni Aniseti nkuko wari umaze kubivuga, ni umukristo. Haba kuri Nkunda Gospel nshobora kuba ntari umushyitsi n'abantu badukurikiye ku ijwi ry'umukanguzi. Mpamagariwe rero umurimo w'ivugabutumwa dukoresheje ibyanditswe byera mu buryo bwa Bibiliya, cyangwa se ihishurirwa ko Imana iduhaye ubutumwa bwayo, ariko muri rusange n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego. Wow. Mfite ibintu byinshi. Yego. Simfite n'ahantu ho guhera, ariko ubwo nidutanya nyine uko twatangiye twamaze gutangira. Aho guhera hamaze kuboneka. Abonetse harahari. Ariko bimwe mu byo twaganiyeho ushize hari ibyo turi bukomozeho kugira ngo tube nk'abakomejejeho n'abantu batagize imyumvire imwe, n'ubwo atari n'itegeko twese tubyumva kimwe, ariko abagize urujijo wenda no kudasobanukirwa no kwibaza ibindi babashe kongera kugira ibyo basobanukirwa. Yego. Ubushize tuganira hari ikintu twaganiriye, abantu benshi baracyumvisha, abandi baracyemera, ariko abana none bitera confusion cyangwa se kutemeranya n'urujijo. Ikintu kijyanye n'ubutatu uyu munsi ntituri bigarukeho nk'uko twabitinze, ngo twongere tuyitangire from kuva hasi, nubwo wenda ushobora guhitamo kubikora, ariko icyo nifuza ko uyu munsi tuza kuvugaho ni bimwe mu byo abantu bagiye bibaza, n'imirongo abantu bagiye bakotinga, cyangwa se amaverse biblique bagiye bibaza ko ati iki kintu cyo ko mwakirengagije, reka mpere kuri kino kintu nanjye. Niba ijambo ry'Imana ritubwira rwose riti, cyangwa se niyo twafata n'ibyo abakristo bose uyu munsi, ndimo ndakoresha iryo jambo abakristo bose kuko nibo turi kubwira, kandi turimo turakubita kuri ya myizerere bumva, n'usenya n'ibyo asenya, n'ubaka n'ibyo yubaka. Niba tuzi ngo dusenga cyangwa byose ibyo dusaba tubisaba Imana, tubisaba mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Tubisaba mu izina ry'umwana. Yego.
icyo ndi kwibaza, kuki turi gusaba umwana kandi hari se, nanone kuki turi gusaba Imana tukabicisha mu mwana, kandi umwana ni Imana, cyangwa umwana na se bose ari umuntu umwe, cyangwa se bose ari Imana imwe. kubera iki twebwe muri iyo mivugire yacu hari kuzamo gutandukanya, nyine ukumva ko hari ibintu birenze kimwe. confusion abantu bagira ku butatu butagatifu. Reka mbanze nyikureho mbabwire uruhare ndiho. Nemera ubutatu ariko sinemera Imana eshatu. Ugitandukanye uzi ko birihe? Nemera Imana imwe mu buryo butatu yiyerekanyemo. Mu buryo bw'Imana Data nk'Imana nyiricyubahiro, no mu buryo bw'Imana Mwuka nk'Imana y'imirimo, no mu buryo bw'Imana Imana Mwana nk'Imana y'ubucunguzi mu ishusho y'imbabazi. Iyi confusion ituruka muri iki gitabo cya Matayo igice cya 28 umurongo wa 19. Haravuga ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Ntabwo ari mu mazina, ni mu izina, sibyo? Bibiliya ikagaruka ikavuga ngo nta rindi zina twahawe gukirizwamo mu isi no mu ijuru uretse izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo nyine uko wabivuze yigaragaje nk'Imana ije gucungura abantu, Reka ariko ntibyakuraho yuko hari indi Imana yari isigaye iri kureberera wandi waje gucungura abantu. Reka twitse gatoya. Ubundi ikintu nkundira ubutumwa bwiza, iyo tububwiriza bugusiga kuri kote bushaka kujyaho iyo wemeye kubwumva. Ariko nawe ku ruhande rwawe rw'umunyamakuru nonaha, ntuze kubarira inkuru umwuka atabaze, ahubwo uze kumva icyo umwuka yavuze. Uyashobora no kugira n'icyo amishura tukiri cyakora. Ndasubiramo, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Abantu badukurikiye, haba pastori, haba apotre, haba ba archbishop, haba ba evangeliste, ba missionnaire, iri zina ni irihe? Ntabwo avuze ngo tubabatize mu buryo butatu, ahubwo aravuze ngo mubabatize muri iryo zina. Ni izina rimwe se rifite iyo migemo itatu, cyangwa se rifite fata Bibiliya usome. Nyegereza ya Bibiliya yindi. Ubwo ni nkuko twavuga ngo mubatize mu izina rya Jacques, John na Michel. Reka da, kandi aburi kubavuga amazina. Wowe ubavuza amazina, wowe uvuza amazina atatu. Ni mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Abo twita ubutatu butagatifu bagira izina rimwe bahuriraho. Noneho urakumvisha. Oya, icyo ndacyumvise. Urakoze. Noneho kugira ngo mubabatize rero, mubabatize muri iryo zina. Iryo zina ni irihe? Ariko urumva icyo usobanuye, ari nacyo abantu benshi babibaza. Hari abantu batatu tubita abantu nubwo batari no ku rugero rwo kuba abantu, bahuriye ku izina rimwe. Nicyo usobanuye. Yego. Ni nacyo abantu bavuga rero, yuko nubwo abo bantu batatu tari kubita Imana eshatu, bose bihuje bakagira izina rimwe, ariko ni abantu nyine batatu batandukanye. Ni Imana, ni Umwana n'Umwuka wera, bose bakazagira rya zina rimwe ryo kwitwa Imana. Babo, iki kiganiro turiho wowe ukita icyoroshye, ariko abateologe barakizi. Iki kiganiro cyateje intambara, gicamo n'ibice i Vatikani. Iki kiganiro turiho cy'ubutatu butagatifu cyatumye 1/3 cy'abantu bari Vatikani bahungabana, barasohoka baragenda. Iki kiganiro nicyo cyatumye havuka idini ryitwa Orthodox. Iki kiganiro cyaraje kibyara irindi dini ryitwa Biranam, ababaranamiste. Nta numwe ndi ku ruhande rwe, nge ndi ku ruhande rwa Kristo. Imana Data, buriya abantu ntibabyumva neza cyangwa se bisobanukira duhereye ku cyo bapfaga, kugira natwe niza kuba ngombwa twirinde ku iri jambo ubutatu butagatifu. Si ibyanditswe byera, ntaho biri, ntaho murasomira ijambo ubutatu
bwera ntaho murarisoma. Ni inama yakozwe kugira ngo bakuremo abantu urujijo ariko babateye urundi, berekana Imana mu buryo butatu. Kugeza ubwo n'uyu munsi dukora ikiganiro hari umuntu twaganiriye n'umushumba ansomera verset biblique iri mu gitabo cy'Itangiriro, Imana imfashe mpibuke, ni igice cya 19, je pense que ari 19. Imana imfashe mpibuke, ariko reka nsakinge iyo verset uburyo ivuga. Nahabonye 19 Itangiriro umurongo wa 24. Fata uhasome murindi ntuze. Haravuze ngo maze Uwiteka agusha kuri Sodomu na Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru. Uyu mwene data ntabwo mvuze izina rye, si ngombwa, yarambwiye ngo mu ijuru hari Uwiteka ni Sodomu ni Gomora hari undi Uwiteka. Biri muri iyi mirongo haravuze ngo maze Uwiteka agusha kuri Sodomu ni Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru. Ubwo Uwiteka umwe yari ari mu ijuru, undi Uwiteka ngo ari Sodomu. kandi rwose urebye uko Ikinyarwanda cyanditse, iyi Cyongereza ivuze then the Lord, kanze bishake hano muri ibi bifite irimo Ikinyarwanda gusa. abantu badukurikiye bari kuri Nkunda Gospel, Imana ibaha umugisha, mujye mukunda ubutumwa. Bob warakoze kwita iyi chaîne y'ubutumwa bw'iziri zina. Hanyuma twebwe kwijwi ry'umukanguzi muri hangana izwi ntirimeze neza, ninywa amazi si umuco nadukanye. Kwijwi ry'umukanguzi njya nkunda kubwira abantu ngo Kristo ni ukangura, twe tukabijwi rimuvugira. Ntabwo tugira imana nyinshi, icyo nicyo aniseti ndi guca, nicyo gituma ndakunze gushyigikira ibi bintu. Sibyo? Uwiteka n'umwe, ndaza kubibasomera nabyo. Ugeze kuri iyo verset, Icyongereza ndi kubona hano ntago biri guhura neza, ushobora kuba ari kwa kundi mirongo iba akira bihuza. Okay. Haravuga ngo then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. Usomye mw'Imana zingahe? From the Lord out of heaven. The Lord out of heaven se nindi mana yari inyuma y'ijuru, out of heaven, nkuko nawe yabisobanuye. Iyi mana iri hanze y'ijumba ntago ari imana yo mu ijuru, ni imana iri hanze. Nawe ni kuhisa ubyumva, oya niko byanditse. Zana hano from the Lord out of heaven. Narababwiye niba wowe ubwawe ahubwo se iyi verset usomye kugira ngo ubu bumana bwumvikane, tubanze twinjire mu bushobozi bw'Imana. Imana yitwa Imana ishobora byose, ibera hose icyarimwe. Birashoboka ko yaba mu ijuru ikaba ni Sodomu? Yego, ibyo ni ibintu byayo. Urakoze. Nibwo bumana bwayo wa mugano wa Jehova agire kuba ubwo yabikora n'icyo gituma yitwa Imana. Hanyuma se nituza kubara Imana dukurikije aho ikandagiye, turasanga zitari ebyiri gusa. Buri gihugu cyose cyaba gifite yacyo. Urakoze. Na buri mudugudu. Ako niko nashakaga kubumvisha konyine. Impamvu y'iri jambo y'iyi means out of heaven nuko ari igikorwa gikorewe inyuma y'ijuru.
ariko gikomotse hese imvura iturutse he kuki se ya yindi iri Sodomu itaremye imvura yaho bikaba ngombwa ko ituruka mu ijuru Bobo nyumva neza kandi umbaze n'abantu muri komenti batubaze nge sinumva ari na ngombwa ko gushyiraho nimero de telefone zanjye si ngombwa rwose ariko icyo nshaka kubabwira Bibiliya iragaruka igatanga urundi rugero rw'uburyo Imana zabonetse ari eshatu Yesu ari mu mazi abatizwa Imana mwana ihagaze mu mazi Imana mwuka wera iza mu ishusho y'inuma Imana mu ijuru Imana mu ijuru iravuga none ubwo ntubirangije nyine ntugiye mu butatu bwera Imana zose zikora icyarimwe uzi impamvu ucecetse ni ukugira ngo ubanze wikiranye mu mitekerereze nsoze mvuge uretse no kuba Imana yaba iri mu ijuru ikavuga Imana ijya ivugira ku musozi w'ikanyarira abari kizabonwa nabo ikabavugisha abari i Kigali ikavugana nabo abari i Londres ikavugana nabo abari i Paris ikavugana nabo kandi meme segonda icyo kintu urakibuka mu isegonda rimwe mu munota umwe si igitangaza rero ko umwuka w'Imana mu numa wakigaragaza kuko hari igihe Imana ivugana na Bob mu rugo rwo kwa Bob kwa Niseti itari kuvuga iri gukora hari igihe kwa Niseti bitari gukora sibyo iri kwigaragaza gusa ibyo si igitangaza ni Imana ishobora byose mu bushobozi bwayo harimo kuvugira mu numa harimo kugaragaza umwuka mu numa hakaba kugaragarira mu mubiri wa Kristo muri Yorodani hakaba kumvikana kw'ijwi mu ijuru kubera iki Bob uyu mwanya ngewe abantu bari gukorera ibintu bibiri rimwe bari kundeba bakananyumva ariko muri nge harimo ikindi gice batari kubona cy'ibitekerezo biri kubyara aya magambo ndi kuvuga uwo n'undi muntu ni ibintu bitatu nkoreye rimwe gutekereza kuvuga no kugaragara sibyo none se abantu bari kumbona ntabwo bashobora kunkoraho iryo ni ijwi ry'Imana riri mu ijuru ariko bari kundeba wowe rero unyegereye wankoraho nk'uko Yohana wari kubatiza Kristo yamukozeho icyo ni igitangaza hari n'umuntu utari kutubona uri kutwumva audio niba bishoboka ku muntu wayikumana kubera iki ku Mana aho bidashoboka tugira urujijo ruvahe urwo rujijo murukurahe niba ibintu bishoboka ku muntu nuko twigishijwe Imana ni imwe icyo kintu none kiragarutse Imana ni imwe yiyerekaniye muri Kristo Yesu ababiranamu niko babihamya ntabwo ndi umubiranamu mbabwije ukuri ndi imbere yanyu n'imbere y'Imana uretse ko baranamiste namwize muri misiyoloji mu rugendo rw'ubutumwa n'inkuru nziza y'ubutumwa bwa Kristo biranamu uko yavutse uko yabwirije ndabizi ariko nta mubiranamu n'umwe nari naganira nawe sindi kubigisha ngo muba babiranamu ahubwo ikibazo abantu bafite nuko babwira ukuri basanga hari idini ryabivuze bakavuga ngo iyo ni imyumvire ya rya dini ntabwo bashaka kumva ko ari ukuri kw'ibyanditswe byera bigasa nkaho hari idini uri kuvugira bigasa nkaho hari iryo iryagutumye umugabo abajije Yesu aramubwira ngo tubwire kw'inzira tutayizi na data ntitumumenye tuzamubwirwa n'iki aravuga ngo igihe nabaniye namwe ntimuramenya ahubwo se ntiyanababwiye ati umbonye ababonye data nibyo jambo yakurikije arababwira ngo umbonye ababonye data none se tuganire niba ubonye Kristo abonye data kandi Kristo ntabeshya nta n'icyo yigeze akora urakoze ntateka mutwe rero aho ngaho ryo kwishushanya no kwigereranya ubwo ibyo yavuze nuko bimeze ni niko biri narababwiye impamvu Yesu yavugaga ngo data uri mu ijuru ni Kristo
w'umwuka w'ubumana uhamya imbaraga z'Imana n'ubutware bw'Imana iri mu ijuru, sibyo? Iri mu mubiri uvuka kwa Mariya. Yesu aravuka, yaravutse. Uyu mubiri warabyawe uronka, uyu mubiri warariye urambara, uyu mubiri warashonje wagize inyota. Kuvuga ngo data ni igisobanuro cyiza kigaragaza ko uyu muntu yavutse. Ndagaruka kuri confusion abantu bagira ngo Imana ntibyara. La ilaha illallah, ntibyara, ntibyarwa. Ndagaruka, Imana ishimwe, turi kumwe na Bob ni dogiteri. Umuntu aturuka kuki? Ni spams. Ni intanga. Si intanga. Intanga si amazi. Mbere y'amazi ntiyabaho umwuka. Tuganire biological. Mbere y'amazi habanza umwuka. Icyo cyo mucyemere ko umwuka abanziriza amazi, umwuka akabyara amazi. None se Imana si umwuka? Yabwiye Mariya ngo iki? Umwuka wanjye azakuza gutwikire, imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza, usame inda y'umwuka. Ubwo se ashaka kuza kuvuga yuko muri iryo sama harimo za ntanga se? None se niba si icyo ndi gushaka kugenderera. Niba umwuka abyara amazi, tukavuga ngo Imana irabyarwa, pas nécessaire ko ari rapport sexuel. Sibyo? Tuza abantu benshi bavutse mu isi, histoire irabivuga, hatabayeho ubushake bw'umugabo n'umugore. Basanzwe se batari inkuru dusoma ya Kristo. Yiwe. Abo nabo ubwo tuzabafatira ikindi kiganiro. Ariko icyo nashaka kubaza kugira ngo wenda bize gukuraho n'urujijo cyangwa se abantu no gusobanukirwa, nk'ari ya Kristo yageraga akavuga ati data niki kikundikisha. Muri hangana. Icyo ntekereza ko abantu bakigarukaho. Naka kanya hari umuntu ukibaza mbarije. Yesu ava mu ijuru, yasize ubwiza. Tumuhere kwa Yesaya ataravuka mbere y'imyaka 700. Kandi umuntu uhishurirwa kumenya ibi arabaguye neza mu ijambo Daniyeli yavuze ngo abazi Imana yabo bazakomera. Urakoze. Nta muntu uzakomera atazi Imana. None se ko tutayigishwa ukwire, tuzayimenyeshwa n'iki? N'iri jambo ryayo. Nyaze wagize ngo hari indi ntumwa mukere ya Niseti ntabicaye imbere. Kandi nta Niseti ubizana bahita bamushyira ku Aburahamiste kamugira umuvugizi. Erega umuntu uhanshyira ntahaba nkuye. Ubundi Niseti bamukuye he bamujyanye? Ngewe ntaho mba ngo barahankuye. Bagukuye muri ADPR. Reka dange ntago mba muri ADPR. Muri ADPR nta buturo bw'abizera bubamo. Harimo ubuturo bw'abizera buri muri Kristo Yesu. Which means ADPR, Association des Églises Pentecôte au Rwanda. Izo kiganiro ntacyo basi ubwo noneho. Ntekereza ko atari bucyumvana imyumvire uri gushaka gushyiramo. Kandi amufia note. Nose Bob wagize ngo Niseti nunga ADPR? Neda naba mpombye cyane. Naba mpombye. Aniseti ni umukristo ntabwo ari umwadeperi. Njyewe kwacinara Yesu. Ariko ubwo se ntushaka guca intege abantu badukurikiye biziritse ku idini? Hoya ahubwo se ubwo barazigira. Ndabaca intege bazifite se? Izo ntege barazifite kandi batari muri Kristo bari mu idini. Niba ari ikintu umukristo akeneye mbere yo gukira ibyaha, akeneye kubanza gukira idini. Idini rigutera ibyaha, ariko iyo wavuye mu idini urakizwa. Idini ryishe Yesu wowe uraryizirikaho ngo idini amanangaye. Noneho nawe rero waba ugiye kuyobyamo abantu kuko niba ndabayobya mbayobora. Ndayobya umuntu umubwira kujya kuri Kristo. Uramuyobya umukuraho aho bamuherezaga, aho bamubwiraga Kristo. Nese umujyanye kwande?
ese namwe niko muri kubyumva nka Bob kubwira umuntu ngo arekure amahame n'imigenzo y'amadini yakira agakiza. Erega kuva mu idini ujya muri Kristo birarushye, ariko kuba muri Kristo ukaza mu idini biroroshye, kuko iyo uri mu idini ufite imbaraga z'agakiza uhindura idini. Ikintu cyo mugomba kubanza kumenya ni iki: idini ntiriba mu itorero, ariko itorero riba mu idini. nibyo yamvuga abantu bajya bivisha ngo nta torero rizabura, nta dini rizabura umugeni. harya buriya twakavuze ngo adini rizabura umugeni se nta mukwe bazashyingirwa nande? Nta mukwe nta mugeni. Twari tugiye Yesaya igice cya 9 wincaganyukisha, turakigarukaho ntago tugisoje neza. Hatinda abanyamakuru mukunda ntuze hatinda, nta mwanzuro nta n'ikintu tubivuze kuko ngo hari umuntu hatinde wanzurijwe vuba wibereye mu mwuka witaruka dusize hagati mu cyera hagati. ubwo zo natekereza imitekerereza y'umuntu isohora undi mu mwuka. Uwo mwuka wawe waramugiyemo ntakinge. Uwo mwuka bagukuramo si ya mavuta babamenera. Oya ari nayo badusiga wayamenye bakayagusiga wenda urekipeye ntacyo bayasiga umubiri, ariko ayuzura umutima. Niyo nivugiraga ngaho tinda aho bashakaga. Urumva icyo kintu uramutse ukivuze gutyo umuntu yasigara noneho yibaza ku mumaro w'iki wa rya dini no kuba ririmo. Bimumariye iki? Kuki atakibera umukristo wibera mu rugo akavuga ati ubwo Kristo ndimo na amahoro, icyo nshaka cyose ndagifite. Idini ni community, ni ihuriro ry'abahuje ukwemera. Reka mbyite gutyo, ntabwo ari ukwizera, ni ukwemera, sibyo? Noneho iyo muhuye mugahurira hamwe muba mushyize mu bikorwa imvugo ya Kristo. Yaravuze ngo uko mubonye wa munsi wegereje mujye murushaho guteranira hamwe. Guteranira hamwe rero byuzurira mu idini. Nakoresha iryo jambo idini kuko itorero rya Kristo ni abantu bahamagawe bakezwa n'amaraso ya Kristo. Ntabwo itorero rya Kristo ari abakristo bo kwantuza. Ese ubwo mbere yuko ujya kuri icyo ngicyo urakoze cyane kwifashisha iryo jambo. Kristo avuga icyo ngicyo cyangwa atanga urwo rugero cyangwa se n'uwo murongo, uko kuba hamwe yakugeranyaga n'umubare w'abantu bangahe? Mbo ntabwo ari bake cyangwa benshi, kuko twabonye kuko ijambo ryo tugiranye iteraniro Kristo yita iry'abantu benshi. Naho yavuze ngaho aho babiri cyangwa batatu. Aho uraba umubeshyeye ko yabaye no mu isinagogi harimo benshi. Niyo nshaka guhera nka fellowship, niho nshaka guhera nka fellowship. Aho ahantu tuvuze ngo umuntu habayeho fellowship cyangwa se guhurira hamwe kw'abantu no mu busanzwe no mu mibare ni iki na logic isanzwe, nubwo utakotinga Bible, nubwo nari kwivuga, nuko habayeho guhura k'umuntu urenze umwe, ibyo twita iteraniro. Noneho kubera iki rira jambo cyangwa se uwo murongo uri kujyana mu idini utari kujyana no kutwica hano tukaba twabaye idini cyangwa twabaye itorero? Ku buryo ngiye niba ndi kumwe n'umuryango wanjye mu rugo, byaba bimpagije ko itorero ryanjye rifite aho ngaho cyangwa idini ryanjye rifite aho ngaho. Wemera ko hari abatoranyijwe gukorera muri uwo muryango Imana yahamagariye guteranira hamwe, kandi ubushobozi bwose Imana yarabumpaye muri Kristo? Sure. Turi abami n'abatambyi se? Ku buryo wagenda ukibatiza. None se igisambo ku musaraba ko kitabatijwe n'icyabonye ijuru? Nawe ushaka kuba cyo tuvuye ku mihango, nawe genda ubambwe. Kuko kubatizwa nawe genda ubambanwe na Kristo uribone utabatijwe. Ibintu ndi kuvuga nta muntu ndi kugumura, nta nongamije gukomfya cyangwa gutera urujijo. Ikintu nkundira abantu rero, ndashaka guhishura ikintu nkundira abantu ntibatekereza ibyo uri kuvuga, ahubwo bumva ibyo bari kumva. Ntuzigere ugira ngo hari umuntu wumva ibyo uvuze. Umuntu yumva ibyo yumva mu mvugo yawe. Niko abantu bateye. Nge akayanda umunyamakuru ndi kuvugira bano bantu. Kubavugira harimo gufata byandi biri mu mitwe yabo byinshi kubyonzi cyangwa se na nibyo naba narabwiwe. Nge nkabibaza umuntu turi kumwe nizeye ko idini ni irerero. Idini ni irerero. Umwana warezwe baravuga ngo uburere buruta ubuvuke. Guhura na bene so habamwe inkomezi nyinshi. Bibiliya iravuga ngo muririmbirane
zaburi mubwirane n'ibihimbano by'umwuka kugira ngo muhumurizanye imitima hatagira uwacu usigara agaheranwa n'ababisha. ni ukuvuga ngo iyo duhuye nabo duhuje kwizera twakira inkomezi muri Kristo Yesu. Yaravuze ngo muze mwenyine twihererane. Ushobora kugenda uri famiye ariko famiye yawe ukeneye indi famiye kugira ngo bungurane ibyiringiro tekerezo dufatane mu buryo bwo gusenga tubana imbaraga. Nawe urabizi haba mu buryo bw'umwuka n'umubiri, urabizi impamvu utashatse mushiki wawe kandi yaba hari, sibyo? Ukajya mu wundi muryango, sibyo se? ni ukugira ngo guteranira hamwe duhumurizanye tubwirana imirimo y'Imana, cyo bise zaburi. Umuntu utagira idini amera nk'umwana wavutse, sibyo? Wavutse byanze bikunze ukeneye kurerwa. Ushobora kurerwa n'abakubyaye cyangwa se ukarerwa n'abandi bakwakiriye. Wongeraho ngo ushobora kurerwa neza cyangwa ukanarerwa nabi. Nabyo bibaho. Kugira ngo nawe utaza rero umuntu udafite itorero nge mugereranya nka homeless. Ariko buriya byandutira kuba homeless aho kugira ngo mbe muri home iri kunyica no. None se wahitiramo umuntu, reka nkwaze kino kibazo Aniseti. Ni byiza ko turi kumwe. Byakurutira kuba umwana wo ku muhanda kugira ngo we muri wa muryango n'urugero tuvuge ukwigisha imico mibi ruta kuba uri ku muhanda. Icyiza gihari rero ni kimwe. Nuko wa muryango niba uri kukwigisha imico mibi aho kuba ku muhanda waba mu wundi muryango kwirahari. Icyo cyose ngiye kubaza kirasubiza icyo ngicyo uri kumbwira. Yego. Urumva hari n'abantu bakunze kugibaza, nari nabikubwiye ko no mu bintu turi bugane tuze kubivugaho. Kuba dufite igitabo kimwe cyitwa Bibiliya yera cyangwa se Bible. Wowe ni kubizi ko ari kimwe. Ubu ngubu mu Rwanda cyangwa se muri Bible Society ihuriwemo n'ari amadini yose turi kuvuga nicyo tuzi. Niyo twavuga Bibiliya ntagatifu. Nabo baratubeshya ntabwo ari imwe. Urumva nawe nyine uzanye indi version yawe. Tuzi ko ngo dufite Bibiliya imwe ariko ubwo ninye nyinshi. Noneho kuki muri cya kindi ntekereza ko nacyo kiri kuvamo rya dini. Kuko impamvu y'amadini menshi ntekereza ari ya 50 itandukanye abantu baba barumvise cyangwa se barahishure bitandukanye, akaba kwa kwihuriza hamwe bagakora icyo kintu cyiswe guhuza imyemerere cyangwa se gushinga rya dini. Noneho kubera iki ibintu biri kuva muri cya kintu kimwe kandi ari ijambo ry'Imana? Kubera iki aka kanya turi kuganira? First of all banza umenye ngo idini ni iki. Idini ni imigenzo, amahame n'amategeko, ntabwo idini ari Bibiliya. Icyo kintu banza ucyemera. Imigenzo, amahame, amategeko. Hanyuma itorero ni iki? Ni umwuka n'ukuri. Umwuka n'ukuri ni ijambo ry'Imana, byose bigahurira hamwe bikaba ubuzima bwo muri Kristo. Impamvu abantu bashobora kugira urujijo, dufite ikibazo cy'abantu benshi bakoze amadini bagize ikibazo cyangwa bagize sirikwi mu buryo bari barimo. Noneho agasohoka yitwaje Bibiliya ariko mu by'ukuri atarayumviye. We afite aye mahame n'ibyo yagonganiyeho na bene se, reka mbyite gutyo. Noneho twebwe tukavuga ngo kuki adahuza na runaka. Impamvu badahuje intego y'urugendo si imwe. Ubu ngubu abantu batwumva kugira ngo wenda birorohe kubyumva n'abatari babisobanukiwe. Ni nk'uko aka kanya wenda ni seti nk'uko ari gusobanura Imana imwe, ahari wenda batabyumva uko nguko yahita adutangariza ko atangije idini risobanura iby'Imana imwe. Oya, ntabwo ari igitangaza ko Aniseti yatangiza idini ariko ntabwo yaba ariyo ntego. Cyo si igitangaza ko ibyangombwa byose binyemerera gukora idini mu Rwanda ndabigira. Wanabibona wabishatse? Ndabigira. Ntabwo nabibona ndabigira. Ntubigira nyine warabishatse. Exactly. Yes. Icyo uvuga nicyo. Yes. Wowe uranyumvira muri context y'imitekerereze yawe, ariko ibyo mvuga ndabisobanuza ibyo ntekereza. Kubera iki? Ni iki se cyemerera umuntu gushumba itorero? Nuko agomba kuba yarize theology. Urakoze. Si cyo cyangombwa se? Wowe ushaka kuvuga ibya RGB? Nibyo washakaga kuvuga nashatse? Nabyo nteke. Ntabwo umwanya ndawubona, ariko kandi si uko nabwo nawubuze. Ariko ntago ari uko nta n'ubushake bifitemo wenda kugira ngo abantu batumva ko byiki. Arega ntimukajye muvuga mwisegura ku bantu Bobo.
iyo ntego igeze umunsi wayo ugeze nabikora kanerure yego abantu batekereze ko mu byo utekereza cyangwa se no muri iyo ntego na nyuma y'iyo ntego ujye utekereza ko washinga idini. umenyera iki se ibitekerezo byanjye ntarabironshinga ko kugira ngo umuntu amenye ibitekerezo by'umuntu ari uko areba imirimo yabivuyemo nawe reba imirimo ushobora kugenda no ku byo umuntu yavuze ukagira ibyo utekereza ariko se ubundi ubu ntaryo ngira ubu ntaryo nashinzera ko mujya mutubwira ngo ama YouTube channel ni insengero ni amadini ubu ntaryo nashinze bifite n'abayoboke benshi cyane bakuzura na arena. urakoze gushinga idini ntabwo ari icyaha nuko mubitwara muri context mbi njyewe mbifata nk'umuruho niyo mpamvu ntabikoze njye mbifata nko kuruha kuko idini nubwo mubyita umunyenga ariko ni ukuruha. ubwo amahirwe ni ayahe ijya umugisha ni uwuhe ni ukuri reka wiki umugisha ni uko nta mugisha ujya uva mu kureka ikintu nta mugisha ujya uva mu kureka ikintu keretse kureka ibyaha naho iteka ryose umuntu ushaka kuba umugabo ararwana ushaka kuba imbwa akabihitamo ubwo rero abemeye uwo muruho bawukomeze amaherezo niwo mugisha abemeye uwo mugisha bazaruha nyine kuko nta mugisha utarushye. none icyo nashaka kubaza wacyumvise n'ubwo wenda twagisimbutse mu kanya turajya muri Yesaya rwose ariko icyo nashaka kubaza iyi myumvire itandukanye izi doctrine zitandukanye aya madini atandukanye kandi twese turi kubivoma hariya kuri tuvuga ko twitwaje ya Bibiliya uyu mwizera cyangwa se uyu mukristo ukeneye kumenya ndakora iki ndajya he ndabigenzana kuko muri iyi minsi abantu baracyakizwa abantu baracyamenya Kristo n'aka kanya turi kumwe mu kiganiro hari umuntu uri kumva wumva muri wari kugenda urushaho kwizera Imana umva ari kurushaho gusobanukirwa ni ukuri mbabwije ukuri arajya arabigenza ati Bobo nkubwije ukuri ndi imbere ya kamera umuntu ushaka kugira aho ajya nabanza ava aho ari kuko umuntu wavuye aho ari ntabura aho ajya nese urava aho utazi iyo ujya exactly niko na Abrahamu yagenze wabura icyerekezo cyangwa ukayobera ntabwo ubura icyerekezo naho uhagaze buryo uba washyitse naho uhagaze uba washyitse Bobo umuntu w'umugenzi uri mu rugendo wicaye mu rugo ararutwa n'uwicaye kuri arebisi usanze umuntu kuri arebisi ntumenya aho ajya hari n'abantu i Kigali batembera bakahicara badafite ahantu bagiye bakicara kuri arebisi ariko bisi yije uwo muntu aba yegereye kwinjira biroroshye kuruta uwasigaye mu rugo rero twebwe aho tugomba kubanza kuva first of all ni mu byaha kandi nabivuze nuko utari kunyumva abantu bava mu byaha ntabwo bagomba kujya mu idini banza ujye muri Kristo birekeshwe nuko wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza none se k'ibyaha uri kumbwira to me brother ntago kanwa karenga kandi umuntu ari kukibaza uyu muntu uri kunkura mu byaha cyangwa se kumiza kuva mu byaha hari idini rimuntumyo cyangwa se ari nko no muri doctrine z'idini cyangwa se bari muri ubutumwa bwiza bari kubwiriza n'iki noneho ubwo nanjyana se urambwira ngo mbanze ndetse kujya mu idini kandi aryo riri kumbwiriza none se Bobo nturi muganga iyo uvuye umuntu mutuza mu bitaro se oya none se niba umuvugabutumwa ameze nka muganga ni ngombwa ngo uwubwirije abahuba ntabwo uwubwirije baza kubisangamo n'ikibazo kuko abenshi babwiriza ntekereza bashaka kwigarurira abo iyo ni mistake yo kubwiriza abantu bazana kuri bo nicyo nakubwiye kuva mu idini kare kose giteza sirikwi uri kumbwira ngo abashumbye niba byumva barabyumva bate ntago twatumwe abantu tujyana muri ADPR please twatumwe abantu tubwiriza ubutumwa bubatwara kuri Kristo umuntu nabo wa Kristo azakuyobora mu rugendo rwose rw'intambwe zawe zo mu isi ariko nushaka kujya mu idini uzahusha n'intambwe zikugeza muri Kristo mbere yuko ubu mwizera ujya mu idini first of all Bobo njya mbivuga abantu badukurikiye reka nivugire ku ijwi ry'umukanguzi
abantu badukurikiye iki kintu mucyumve, iki kintu mucyumve. Abo mwita abashumba ba Apotre n'abandi amateyito yose bitwa nabo ni intama mu cyanya cy'uruguri rwa Kristo, sibyo? Nabo ni intama mu cyanya cy'uruguri rwa Kristo. ubwo intama ihamaze igihe ntiyayobora izindi muri urwo ruguri. Simbizi, hari n'igihe Kristo adahamagara bitewe n'ibyo, sibyo? Ibyo byo byaba logique. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Bene data, nshuti z'umusaraba, nta rufatiro rw'agakiza ruba kuri njye, nta rufatiro rw'agakiza ruba ku mushumba wawe. Urufatiro rw'agakiza ni Kristo Yesu. Niba wizeye, Imana ishimwe, narababwiye intego y'urugendo irusha agaciro intambwe utera uri kugenda. Niba ibi ni ubwa kabiri mbivugiye kuri kamera ya Nkunda Gospel, kugira ngo uyobore abantu no kugira ngo umenye aho ujya. Ushaka kuyobora, banza umenye ngo abo nyobora ni iki cyabateye kuyoboka. Icyo ni kimwe. Ushaka aho usengera, banza umenye ngo mbere y'uko njya gusengerayo ni iki gitumye nyoboka. Niba uyobotse amahame n'imigenzo y'idini, amadini arahari, ingiya ndani tuba gukoronize, uba umucakara n'umuretwa, idini riremera kuruta ibyaha. Idini riraremera kuruta ibyaha kandi rigusha kuruta ubunyerezi. Idini, niba uyobotse kubw'imigenzo n'amahame, jya mu madini arahari, umutwaro bawugukorere nawe ubingamiye nk'abandi. Ariko niba uyobotse ku bwa Kristo, shyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana rivuga. Nujya no gusengera ahandi, Bob, umukristo uvutse none aruta umunyedini umaze imyaka 1000 aba mu idini. Uyu mukristo uvutse none arakureberera akakuyobora, afite intumbero, destination ye ni Kristo. Kubera iki? Yayobotse ku bwa Kristo. None se wagize ngo nubwo ufite icyo kibazo, impamvu kibaza uri kukibaza nk'umuntu utarayoboka. Ariko wayobotse Kristo, abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ukimara kuyoboka ubyawe na Kristo, ukimara kubyarwa na Kristo, umwuka wera nk'umuyobozi ni immediately ubona ukizera. Ntabwo binyura ku ruhande. Ikintu cyatumye muzenguruka nuko mwahagurutse inkingi itaragenda, kandi inkingi ni Kristo. None uragira ngo tugende urugendo nk'urw'Abisiraheli bazengurutse imyaka 50, bagaruka bagasanga Mose yibereye mu byanditswe ari kwandika ibyo Uwiteka yamweretse ku musozi Sinayi. Twabonye Kristo. Uru rugendo si Mose, si Joshua, si Karebu, si isanduka dukurikiye. Uru rugendo tugenda, Kristo niwe nzira, niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Niba ubugingo bwe buri muri twebwe, imyumvire ya Kristo iraba muri twe. None se niba umpisomo nkagira imitekerereze ingana nuko wanyigishije, kuki impinduka zizanwa n'ubugingo zidahindura imyizerere cyangwa imitekerereze? Ubugingo burahinduka, destination yanjye ikayoboreka muri Kristo Yesu. Intumbero y'urugendo iterwa n'impamvu wayobotse. Murakoze. ubwo abantu bakurikiye narenza iki? Twadeviye tuva mu butatu butagatifu. Iki kintu twagomba kukivugaho, kugira nibi byose bivuge. Kuko kandi ntago bitakaye hasi. Ntekereza ari umuntu wisamirije cyangwa wifashije. Wivunika Bob, iki ndakibabwiye nshuti z'umusaraba, bene data dusangiye. Ntabwo aniseti, nta kintu na kimwe navuze ngambiriye kurwanya Imana. Umwanzi wawe niwe wanjye, cyangwa kurwanya idini, cyangwa oya, idini ryo nanarirwanye. Nge ndi mu opposition w'amadini, haba umuyoboke wa Kristo. ntaho bihura n'ibikomere uba waragiriyemo mu idini. Idini se rinkomeretsa ritari datuye muri nge. None se muri mwe ninde wari wanga kugenda? Ntabwo wigeze usitara? Kuki utaretse umuhanda se? Ntukigenda se warazitaye? Mu idini utwo nudukomere nko gusitara, si ibikomere. Idini ariko rero mwebwe mwumva idini. Idini ja Bob we, idini ntago urizi inshuti y'umusaraba. Ibikomereze nagereye mu idini nibi. Nta dini na rimwe ryampaye intebe ngo rinyinyambure.
nta dini na rimwe ryampaye umushahara ngo rimpembe nta make, n'iryagoye mikoro ngo riyikwake, nta n'iryampaye mikoro ngo riyinyake, nta ryanzamuye ngo rinkubite hasi, njyewe mpora hasi, n'uwankubita hasi yajya nterura nsubiza aho amvanye. Urumva nta gakombe k'amazi nigeze mbona kuko nagiye mu idini, yewe nta n'akasahani k'ibirayi nariye kubw'idini, gusa rinkomerekeje rite. ariko hari ibyo ushobora kuba warabuze kubera ko nyine kubera idini ntabyihaye se. Sorry gato, uratekereza ari iki nabura kubera idini? Njyewe nashinze iryanjye se. Erega Bobo, njyewe nkizwa se nakijijwe ibyaha, njye nari nkijijwe idini. ibyaha Icyo uracyibuka? Njyewe nza mu gakiza ntabwo nari impunzi ibyaha ko ntabyo nagiraga, ahubwo nari impunzi idini. ntabyo wagiraga? Icyaha nari mfite cyari cyo kutizera gusa. ko ari we muzi w'ibindi byose se? None se nicyo cyonyine ko sinizeraga Kristo nk'umwami n'umukiza, naho ibindi se ni ibihe? hagiye nacyo cyaha cyonyine kitababarirwa, wajya gutuka umwuka wera. kandi hari ababihuza n'iryo jambo wari uvuze. Barakoze. bizaba ikindi kiganiro. Uyu munsi twifuza kuganira kuri ibyo bintu, ariko wenda reka nkureke ukomeze n'ijambo wari twari tugezeho turi gusobanura ku by'ubutatu, kugira ngo wenda tubisoze nituba tunaganira ikindi kiganiro tuzaba dufite indi suje, kandi ntekereza ko wenda abantu ntago ibintu abantu babyumva kimwe. Kare nakubajije ngo ubundi nkamwe mwiga teoloji, kuki mujya kwiga teoloji n'ubundi ugasanga mugarutse mufite n'ubundi imyumvire itandukanye, kandi utekereza ko mugiye muri ya pipiniere bari bubahereza ibintu bimwe mukaza mwese mufite imyumvire imwe? Urambeshyeye rero kuvuga ngo nkanjye wiga teoloji hatagira n'umuntu nyumva ko niga iryo somo. Ntayo wize se? Cyangwa ufite ipfunwe ryo ibyo wize? Narayize, icyo cyo uranakizi ko nanayigishije, ariko igihari ni kimwe. Ubundi abantu bose bahuriye mu ishuri ntibatsinda isomo kimwe kandi bararyigiye rimwe. Icyo cyo ugomba kukimenya. Cya kabiri gituma imyumvire y'abantu biga Bibiliya izitandukanye nuko biga bashaka gutsinda isomo bize. Bakiga n'ibyo batemera. Buretse biga bashaka gutsinda isomo bize. Kandi uwiga Bibiliya, uwiga Bibiliya ntabwo intego ye si ugutsinda, ahubwo first of all agomba gutsindwa n'ibyo yize kugira ngo bimuhindure icyo ashaka kuba cyo. Hanyuma yatsindwa nabyo agatsinda isomo rya mwarimu, byo byabanje kumutsinda muri we. Hari ugutsinda teoloji nk'isomo, hari no gutsindwa n'ibyo wumvise, hari no gutsindwa n'ibyo wumvishe. Iyo utsinzwe nabyo biraguhindura. Watsindwa n'isomo bikaguha amanota make, watsinda isomo bikaguha amanota menshi. Hari abantu biga gutsinda isomo rero muri teoloji, bandikira kumenya inyuguti gusa. Urakoze. Nicyo gituma bavamo batandukanyije imyumvire, kuko boherejwe. Ubundi ni dini cyangwa se imiyoborere y'amatorero y'amadini n'amatorero mu Rwanda ifite weakness mu buhe buryo? Ntabwo iramenya kudisciple, ntabwo iramenya gutraininga abantu b'abanyamuhamagaro cyo kuba bigishwa. Ubundi teoloji ikwiriye kuba isomo rya buri muntu wese, ubishaka wese akwiriye kuryiga, ariko cyane cyane umunyamuhamagaro. None usanga ahubwo teoloji yirukana abanyamuhamagaro, n'abanyamuhamagaro bakarwanya teoloji. Uzi impamvu? Nuko abanyamuhamagaro baguma batsindwa n'ibyanditswe byera, abateoloji bakiga gutsinda ibyanditswe byera, bakaza bafitanye sirikwe. Wabisubiyemo? Byumvikanye. Byumvikanye. Aba ntabwo babaye nkanjye. Niba aba nkawe basubiza inyuma. Kuko nta kibazo. Niba umunyamuhamagaro aratsindwa n'ijambo ry'Imana, kuko iyo amuhamagaye afite icyubahiro yubaha. Hanyuma undi ushaka kwiga kugira ngo akore nk'akazi, warashaka gutsinda isomo kabisa. Bene uyu muntu ari hejuru cyane. Umunyamuhamagaro acishijwe bugufi, kuko nta manota nyine. Urakoze. Umwuka aramuyobora. Nta muntu ashaka kwiyereka, nta n'umuntu ashaka gushimwa nawe. Nayoborwa n'umwuka arakora ibitunganye byose.
simvuze ko hari abantu biga teoloji batari mu muhamagaro. Oya, nta nubwo uvuze yuko hari abanyamuhamagaro badatsinda. Urakoze. Bishobora kumutsinda. Yes. Ariko nawe none wa muntu rero wishyiriye hejuru gutsinda isomo agaruka kurwanya wa muntu waciye bugufi, kuko iyo duciye bugufi imbere y'abantu bagira ngo tubaye abagaragu babo. Nk'ubu nafashe umwanzuro, nicyo kibi cyo kuba umwana mwiza. yes, Uhinduka igikoresho cy'abandi. nk'ubu nafashe umwanzuro wuko hari ahantu twagiye tujya kubwiriza, agafata utunote tw'ibihumbi 10. Hari ahantu twari turi na Jeune Kwizera, twanyweye esanse y'ibihumbi 40 baduha transport ya tarani. Urwo rugero rwumve, tuvanayo kontrevasiyo mwanyweye 45. Ego, baduha transport ya 30. ya 30. Turanatura, cyo nacyo kibuke ko twaratuye. Wareka byo turi Oya, mwarikoreraga. no ya tuganire nabyo twarabikoze, urumva. Noneho tuvanayo kontrevasiyo y'ibihumbi 50. Mwihuta mu murimo w'Imana Twari twanakererewe, by the way, twarakererewe kuko twavuye inaha nyuma y'umuganda. Igihombo rero tugira muri gospel, muri evangelization, nuko umuntu ujya kubwirizayo akumva yagufashije kuko yaguhaye ibihumbi 10, kuko yaguhaye za 30,000, uhita umuhindukira imvune. ariko nyine abagufashije. Ayushua Ko n'undi umuhamagaro we ntago waje guhembesha. Nukuri kose. Mane kumpera umugisha. Simubuze gukomeza. Ese wabuzi impamvu Yuda yibaga amaturo? Nuko yabaga afite igiseke cy'amaturo. Yuda ntiyibaga amaturo. Ako kantu ntibakamuziho bose. None se yari mu bigishwa abandi Ba Yesu. nta giseke bagiraga? Baraturaga rwose. Urakoze cyane. Ayo mafaranga yamaraga ikize? Iyo muvuga ngo ntabwo mwaje guhembesha, ntitwahembesheje nyine kuko ituro si umushahara, ariko gutura biremewe. Yesu ko yagiraga igiseke? Inyigisho twazagenera umwanya kuko ariko ibintu byose mwabigeneye umwanya. Abakizwa rero ni abana beza. abakizwa. Yuda yibaga amaturo kuko batuye nyine afite igiseke. Ariko niba hari umuntu uguhaye ituro arumva agufashije, ntabwo ituro ari imfashanyo. Icyo mukimenye, si imfashanyo. Nari mbivugiye iki? Hari aho ujya baguherekeza bakumva bagufashije, bo ntibatekereze ku butumwa bwiza Imana yanyujije muri wowe. Nta giciro babubonera, usabonera igiciro. Icyo nicyo nashakaga. Nicyo gituma twemera izo mvune, kariha iyo kontrevasiyo ukazanasubirayo. Ubundi se ubwo n'icyo wabifuzagaho uvugira n'abandi bose? Njyewe nabifuzagaho ko bampa umwanya wo kubwiriza. Icya kabiri, ntibazigere bafata icyo batanze nk'ikiguzi kigurana icyo bahawe. Icyo nicyo nashakaga kukubwira. Rero umuntu uwo ari we wese, kuko ushaka kubigira ikiguzi ubwo wabanza kumenya icyatanzwe. Bobo, uza abantu nubashye mwajya mu mibare ukavuga ati esanse nibi, kontrevasiyo nazo murazishyura. Ntabwo esanse ihenda nk'igihe cya niseti. Nkubwije ukuri, wowe ibyo urabizi. Ibyo mba ntaye byaruta kure cyane iyo esanse. Rero inshuti uza abantu twaciriye bugufi bakatubona nk'ingamiya. Naciriye bugufi abantu bamfata nk'umugaragu, bakumva niba binjiye mu rusengero nicaye simpaguruke, bakumva ndabasuzuguye. Nyine ubwo nimpaguruke nkoma amashyi mbereke ko nabubashye. Urahaguruka urayakoma. Kandi impamvu narahagurutse ndayakoma, bagira ngo nyine nemeye kubayoboka. Ntabwo ari mwe nayobotse, ni Kristo nayobotse. Isa nibwo babwiriye ukuri ibintu byabaye icyo gihe. Oya, njyewe narabibabwiye n'ikindi gihe. Umuntu arakubona, muhungu wanjye, ntazi amazina yawe yombi, ntazi ubyaye abana bangahe, ntaraguhemba na rimwe wabyaye, ntiyakubwirije ubutumwa bwiza, ntiyakubatije, ntiyagushyingiye, ngo muhungu wanjye, kuko wagiye ukamubwira uti mubyeyi, wamwubashye ahita yumva ngana na mama wawe. Nyine abantu kubwo guca bugufi bahita bafata ubutumwa n'urugero rw'umuhamagaro Imana yaduhamagaye byose bakabibanurira rimwe n'igihe cyacu cyo guca bugufi, bakabigenda hejuru bakumva baraturuta. Ariko neda, twacishijwe bugufi, twabahaye icyubahiro kuko dufite icyo tubaha. Ntabwo twabahaye icyubahiro kuko ari abanyacyubahiro baturuta.
icyo cyo mukibagirwe. Nta muntu nubashye kuko ari umunyacyubahiro unduta, ahubwo naguhaye icyubahiro kuko mfite icyubahiro nguha. Nta muntu n'umwe mu bantu nubashye ufite icyubahiro kincisha bugufi. Icyubahiro kincisha bugufi ni icya Kristo Yesu. Icyo nicyo cyonyine cyaduhaye guca bugufi. Rero ubwo n'umuntu utubahanye nta nubwo bafite icyo atanga. Exactly, ko icyubahiro kugiha umuntu biterwa n'icyo ufite utanga. Sinzi niba tutarambiranye tutaza gucutsa, ariko iki ngiki nze kukibabwira. Niba hari n'abantu bagowe n'abantu bakunda icyubahiro bakura ku bandi, burya mujye munubaha abantu babahaye icyubahiro, nibo bafite ubutunzi bwayo. Hari umugabo nari ndi gusetsa afite icyubahiro runaka hirya kidaturuka ku Uwiteka, gituruka kuri niveau d'étude. Ndi kumubwira nti icyo cyubahiro cyanyu ntikiryoha kuko mugihabwa na rubanda. Ndamwana ariko twe dufite icyubahiro dukomora ku Mana. Icyo ubwacyo ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu naza ahondi ankorere, kuko umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Icyo cyubahiro kiva ku Mana rero ntabwo baba ariyo batakiguhaye. Wowe urabizi ko hari aho gituruka, niyo cyaba kitavuye ku bantu. Amen. Ibintu tuvuze ni byinshi, ariko abantu batwemerere. Ntabwo mba nifuza buriya gukora ibiganiro birebire bisa nkaho birambiranye, nubwo birambirana kenshi bitewe n'icyo umuntu ari kumva. Byagezeyo ndatekereza cyabaye kirekire. Iminota 50 ntabwo aba ari mike, ariko unyemerere hagire bimwe mu byo tuza gushakira umwanya w'ikindi kiganiro, kuko abantu bakeneye gusobanukirwa. Mutumisha abantu bakeneye gusobanukirwa. Hari n'ibintu byinshi bibaza, ariko hari n'ubuyobe bwinshi buhari. Imana yaraduhamagaye kugira ngo tumenyeshe abantu icyubahiro cyayo, ntibidusaba ikindi kiguzi. Kandi n'uyu muntu ntibimusaba kwishyura ibindi, kwicara ukagenzuza ibyo twavuze, ukabigenzuza ijambo ry'Imana. Ndabinginze, ibi bintu biteza impanuka mu mitekerereze, ariko nubigenzuza ijambo ry'Imana ubirahura n'ukuri. Nta kindi rwose dusabwa. Ku byo twavuga by'ubutatu byo nizeye ko umuntu atwumvishe yumvisha umwanzuro wacu, nubwo tutavuze nk'abanzura. Hari ikindi tutavuzeho, reka tukikonkiriwe parido gatoya. Abantu hamwe Yesu yavugaga ngo data aza yasize ubwiza, ubumana n'icyubahiro. Ubumana nibwo yitaga se. Bibiliya iravuga ngo ntabwo yari afite aho ngaho se. Bibiliya iravuga ngo yabonye ko kwitwa Imana atari ibyo kugundirwa. Yiyambura kamero k'Imana, yambara k'umugaragu ndetse w'imbata. Yesu ari mu isi yari igitambo, akaba umucunguzi. Ubumana yabuhawe azutse. Sinzi niba icyo kintu mukizi. Ubumana yabuhawe azutse, ko nibyo yavuze. Yaravuze ngo kuva uyu munsi nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Yari asubiranye imbaraga z'ubumana. Ariko cya gihe hari mu isi yari afite ubutware akomora kuri se, bumuhesha gutsinda urupfu gusa. Kino ngiye kubaza ndacyihoreye. Kibaze, hari igihe waba utekerereje uwo muntu. Ko yaravuze ngo umbonye abonye data, kandi data ni Imana. Ubwo se umwana numva atarawufite. Ubumana icyo uvuga ndacyumva. Yari abufite, ariko ntabwo yaraje kujuwa role y'ubumana mu isi. Yaraje kuba igitambo kugira ngo agaragaze imbabazi, kuko iyo agira ubumana ntabwo burya yari gupfa. Imana ntipfa. Ego, cyari igitambo rero. Yahawe ubumana bwuzuye, yongeye kuzuka. Urakoze cyane. Kuko ntazapfa. Yego, ntabwo azongera gupfa. Abo twabanye mu kiganiro cyabanjirije iki, narababwiye ni nacyo gituma yitwa Uwiteka, nuko yanesheje urupfu, arazuka abaho. Iyo aba ataranyuze mu rupfu twari kuduta ko yapfa akagumayo, ariko ubwo yatsinze urupfu niwe Uwiteka, kuko igituma abantu badahoraho n'urupfu. None se mutumishe dusoza. Yego. Abantu bavuga ngo ubonye Imana wapfa. Iyo ni imvugo. Yego.
ariko tugiye no muri Bibiliya ku bwa Mose kari mu bantu bari bagiriwe ayo mahirwe yo kuba babona ubwiza bw'Imana no kubona mu maso y'Imana. Narabizi ko yikubise hasi ntiyabasha kuzana aya maso. Kristo wari mu isi yivugira ko umubonye abonye data. Yego. Bivuze ko abantu babonye Kristo bari babonye Imana. Exactly, kuko yaraje kubaha ikisi. Muri Kristo niho ubumana bwose bwuzurira. Noneho uburyo yashakaga ko abantu babona mu Imana ntabwo ari ukubona byo kureba by'amaso. Ego. Murabizi ko amaso arareba ariko ntabona. Ndabyumvise. Amen. Ndabyumvise ko bari urumva iyo umuntu yavutse ku mugore kandi Kristo yavutse ku mugore Reka- ashobora no kuzavuka asa n'akana ko kwa Mariya urashaka ko yarafite n'agasura ka Yakobo yakiraga- kandi Imana ntisa na Yakobo. Ntabwo yasaga na Yakobo. Niba yarafite n'agashusho ka Mariya ntabwo Imana isa na Mariya. Reka dukosoze Kuko iki yari yabyawe kintu. n'umugore. Yes, dukosoze iki kintu iri jambo. Nta muntu wari wakubwira ngo nabonye perimi. Abikubwira kuko bayimweretse. Oya, yatsinze ibizamini n'iki byose. Urakoze. Yayibonye ikabiye. Nyamara si ubwa mbere abayibonye. Ariko nibwo ibibaye iki. Kubona Yesu rero tubigereranye n'icyo. Nabonye Imana. Uburyo Kristo yashakaga kutwiyereka ntabwo ari ukutwiyereka ngo tumurebe. Ni ukutwiyereka ngo tumubone abo wacu. Nubwo buryo yatweretsemo Imana. Umbonye ababonye data. Ntabwo ari ukumubona ureba gutya birangira. Ni ukumbona byo kuntunga. Okay. Amen. Amen. Amaverse biblique twagiye dutanga arahagije. Wasoma ijambo ry'Imana muri Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5. Urasanga umwana w'umuhungu uko Bibiliya imwita mu isezerano rya kera. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana y'agakiza kacu. Wiyerekaniye muri Kristo Yesu kugira ngo tuzuke, uduha ubuzima. Umuntu wese uzutse yarakeneye umwuka ahumeka, uduha umwuka wera kugira ngo abe ikimenyetso cy'ubuzima bw'ubumana muri twebwe. Bibiliya iravuga ngo umuduhaho ingwate. Ndagushimiye. Damburira ukuboko kwawe kuramira abari baguye, kandi abantu bagushidikanyaho ubihishurire utwiyereke. Daniel yaravuze ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Imana ishimwe. Kristo nitumara kumuhishurirwa by'ukuri, haleluya, nibwo tuzanesha isi, nibwo tuzatsinda iby'isi, kandi nibwo tuzakomera tukagera ku gihagararo gikwiriye cya Kristo. Dusengeye umuntu ubabaye, urwaye, umuntu wese utewe n'amakuba. Imana umukiza nibe mu ruhande rwe none n'iteka ryose ku bwa Kristo umukiza wacu. Amen. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.